Okay. Hello, brothers and sisters, ladies and gentlemen. Iyi ni YouTube channel Peace Entertainment Presents. Tugiye gutangirana naga story k'urukundo. Aka ga story k'urukundo mugakurikirane tano kwa tano. Wibuka kanda subscribe niyumva kakunyuze cyangwa kakuryoheye. So tugiye kugakurikirana ntucikwe na gatoya. Dusitangirana n'umusore ari hano mu modoka arangije nuko nguko yatunguye uwo mukobwa. Mukobwa ariyoberanya nagusezeranije ko ndibuze nta gihe mfite cyo guhagarara tugende. Uwo mugabo arangije ese wagakobwa nibiki byakubaye hanagura vuba umwanda ibyo bintu urabona uburyo kaba kigize. Nta kibazo, ese twajyana kuri hoteli kuri restaurant ubu ngubu urimo gukina njyewe nta mwanya mfite wo kujyana nawe. Mfite ibintu biba bitanyoroheye ku munsi w'ejo. Sawa ntari reka tujyane nako muri hoteli aho ngaho kari kuvuga ntari bitugende. Emwe no kwihangana umusore bisi umugabo ntago abatuje aba yigize bize cyane ku buryo abatorohewe. Mukurikire ati hani ati aka niko kanya ko kugira ngo twishime ibyo ngibyerekeraho ati nsige njyenyine njyewe ndifuza kuba nakwiruhukira. Umukobwa bisi bamuca amazi arangije aragenda yibera aha ngaha. Bisi urukundo bari kurutererana. Umusore yamusanze aha ngaha, uyu mukobwa yigiriye aha ngaha kuri uru ruhande. Undi ese ntabwo uzi ko mfite umugabo yarekeraho. Erega nta kwitaho hana. Ese urabona ngiye ntari inshuti wowe mwibagirwe ati kuko ndi hano ku bwawe. Nawe disi simbibwirirwe mbivugaho nawe urimo kwirebera video. Wowe wibutse ko ugomba gukanda subscribe kuri Peace Entertainment Presents. Wibuke kuzagira kanda kuri notification kugira ngo ubone utundi twinshi ngutu utagomba kuzajya gucikwa. Umukobwa arangije yarotaga byandi byose mwagomba byarotaga. Ese ufite kibazo ki ati urose inzozi mbi. Ntari byigumanire byigumanire ngewe byo intesha umutwe. Umugabo ntamwitaho mana yanjye ese ibi ni biki biri kumbaho. Umukobwa afite ibibazo. Dukomeje twigendere mu mujyanga aha aracyari kumwe muri ya hoteli. Urasa neza Olivier. Ati ibyo ndabizi ati subundi gushaka kwiki amubwira namushihura. Ese koko ntago twaza kuba turi kumwe ngiye mbana nawe. Menye ibyawe ntago ndi kumwe nawe ariko Olivier ati ejo ndagenda ati none hangiye kugenda buri gihe uhora umbangamira. Ati erega nanjye simba nshaka kuba njyenyine none ugushaka kugira ngo bigendeke. Ati ugushaka kugira ngo ushaka ngo singende ushaka ngo singe mu kazi. Umukobwa arivumbura akazi disi nubwo kajya kadutwarira umwanya twagakwiye kuwuhereza umwanya wabo turi kumwe. Mana yanjye Johnson wo uri gukora iki? Ese buriya ukugutereta kwanye ntabwo uzigera ukwicuza. Erega ndakubaha kandi ndanagukunda. Ese kubera iki buri gihe uba ushaka nkeneye ibyiyumviro byanjye rega ntubiha agaciro. Ese none wowe ntabwo utekereza ku by'ubukwe bwacyo nakoze mariage nakoze ibikwe. Umusore ariyumvira abitekerezaho. Rega nanjye ndumutwazi ariko nanjye wenda siko sinzi ko ntekereza. Erega buri gihe mpora gubwira yuko biriya batakwitaho. Se wo ntabwo ubibona injira mu modoka yowe ngi kukwereka. Fungura imodoka arangije amushyira muri butu. Sinzi ngo agiye kumwereka iki. Nawe ndebere bamwita Jason ni umutwazi
bosi we yamuhaye akazi ko kuzajya batwara. Bosi ahora ahuze bamwita Olivier. Ngujyane ku kibuga cy'indege, yego. Okay, ntari ariho umumagarika, sawa. Musore arangije afungurira na bosi we yinjira mu modoka, umukobwa amukubita muri buti inyuma. Aya makosa ari kubera aha agomba kubabera inshuti. Kumbe bosi yaje guhurira n'umukobwa. Umeze neza? Erega nari nagutegereje nakubuze. Sasa Jason afungura boto, umugore waramubona, Olivier ana ibi ni biki? Ati Jason, urakoze kumumura amaso, wakigorye we bunini ndi wakubwiye ngo umuzane hano, nanjye sinakureka ngo bikore ikindi gihe. Barangije bafatana mu mashati. Menya ibibazo byawe, ese ubundi business uhora ujemo buri gihe ngo urahuze, ese nizi ntabwo unyitaho. Ati reba nawe nonaha ndakubonye, ubu mise nkora divorce nawe turatandukanye, reka nijyanire na Jason. Sasa umugabo nawe ndebera ibyamubayeho. Ese nakwijyana muri resitora? Yego twakijyanira, dufite byinshi byo kuba twabivugaho. Jason yijyaniye umugore wa boss. Ibuka gukanda subscribe n'impeta yahise yijugunya. Baratandukanye, ntugacikwe na video ikurikira.